What if I told you ese ndamutse nkubwiye ngo one of the most shocking conversations in ikiganiro cyambaye kiba muri Bibiliya man kirenze ibindi byose ntago cyabaye hagati but y'umuntu between a n'umuntu man and God? ahubwo cyabaye hagati y'umuntu n'Imana. Everything, if he Imana izi ibintu byose, all wise and inyembaraga, unchangeable Imana itagereranywa, in his nature, then how could Moses, a mere human, none ni gute Moses cyangwa se Musa for umuntu usanzwe being God and change his mind? yahagaze imbere y'Imana akayivuguruza? Hypothetical. Urumva ibyo bintu bidakanganye, It's recorded. ni ibintu byanditse, It's real. ni ibintu byanyabyo byarabaye. This is one of the deepest theological mysteries in all of Scripture. Ndetse ni n'ibintu na n'ubu bitarabasha gusobanuka mu mizingo yose. Convince God not to destroy Israel. Ni gute Musa cyangwa se Moses yabujije Imana kurimbura Isiraheli? God's anger a test or a trap? Ese uburakari bw'Imana wari umutego cyangwa ryari Was igerageza mercy yaracu? waiting to be unlocked or wrath waiting to fall? Ese koko ni imbabazi Imana yari ikeneye ko bayisaba cyane uburakari yari yavuze iti ndarimbura abanyayisiraheli? More importantly, what does this mean for you? Ahubwo si bibisobanuye iki kuri mwebwe? Your relationship with ubwayo masengesho yanyu musenga isano mufitanye n'Imana. video will Muri iyi video back to the foot of Mount Sinai. ndagira ngo dusubire ku musozi Sinayi, We'll relive the golden calf rebellion. aho turi buze kuhasanga abagiye bakiremera ikibumbye mu ishusho We'll bigumuye ku Mana. step into Moses' sandals Tugende twishyire mu birenge, dutere ikirenge mu cya Musa cyangwa se twambara inkweto nk'iza and Musa. we'll listen in on a divine negotiation that shook heaven and earth. Tugende twumve negosiyasiyo zabaye hagati y'ijuru n'isi, You'll ikiganiro discover cyabaye hagati y'Imana na Musa. It wasn't just about Moses, it's about you. Uhita umenya ko ibyabaye ikiganiro cyabaye hagati y'Imana na Musa nawe uyu munsi ari cyo cyakabaye kikwigisha. It's about God's heart, and it's about a mystery that still echoes today. So, if you're ready to go deeper than ever before, Uyu munsi rero nimba mwiteguye ko mbasobanurira aka kantu, understand how God's justice and mercy collide, nimba ushaka kumenya ukuntu Imana ikora ubucamanza bwayo that n'ubutabera, like button, subscribe we kanda aho hasi handitse subscribe, till the end. gumane nanjye What muri you- iki kiganiro mpaka kirangiye. You're about to hear Kubera ko ibintu ugiye kumva change the way you pray forever. bishobora gutuma uhindura uburyo wajya gusengamo iteka ryose. Let's get started. Reka dutangire rero, Let's set the scene. reka tugire utuntu twikora. Been on Mount Sinai for 40 days and 40 nights. Musa yaragiye cyangwa se Mose aragenda amara iminsi 40 n'amajoro 40 ku musozi wa Sinayi. A sacred Iyo nkuru murayizi iri mu gitabo cyo kuva. encounter between heaven and earth. Ni umusozi wari umeze nk'aho uba hagati y'ijuru n'isi. There, amidst fire, cloud, and trembling earth, Hahoraga ibicu by'inkuba zikubita ndetse ibicu byije. God is revealing his holy law. Nibwo Imana yamanutse hereza Musa amategeko yayo matagatifu. Commandments etched in stone. Amategeko Imana yashushanya mu ibuye yandika mu It's for a ibuye. people he just redeemed out of slavery. Ndetse yari amategeko Musa yagombaga kugenda agahereza abantu Imana yari imaze kuvana mu Egiputa. Down below, a different kind of fire is burning. Ariko mu ndiba y'uwo musozi hasi mu gishanga hari undi muriro wari uri kwaka uri kuzamuka. Where Moses is, they Ntabwo bari bazi ngo Moses ariye cyangwa se Musa amaze iminsi ariye, cyane ko yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yibera mu musozi hejuru ari gusenga ku musozi wa Sinayi. Batangira kugira ubwoba, and panic when mixed with faithlessness kandi buriya kugira ubwoba gupanika byivanze no kutizera ngo wiringire Imana turns deadly. Exodus chapter byaje guhindura ibindi amahana aragwa. 32 Usome mu gitabo cyo kuva verse 1. umutwe wa 32 guhera ku murongo wa mbere. When the people saw that Moses was so long in coming Abantu bakimara kubona ko Musa yatinze kuri uwo musozi, down from the mountain, they gathered atinze kugaruka, around Aaron and said, "Come, baraje bazenguruka Aroni, make us gods who will go before us." baramwinginga baramubwira bati turemere Imana And just like izagendana natwe. that, they abandoned the Ubwo buryo rero God who parted the Red nabyo bari bamaze gutera Imana yabo umugongo. Sea, Imana yabambukije ya nyanja who itukura, threw down manna, who thundered ya Mana yabahaye manu inzara yabishe, from the mountain not days earlier. ya Mana yabarengeje mu misozi na mbere He hose. crafts a golden calf, Barangije barema igisa n'ikimasa kibajwe muri not zahabu. decoration but a replacement. Apana kukirema nk'igishushanyo cyangwa ikintu cyo gutaka mu nzu cyangwa iki, ahubwo bari bakiremye nk'Imana. Exodus chapter Cyanditse mu gitabo cyo kuva 32. cyangwa se ubwo usomye Bibiliya ntagatifu babyita iyimuka Misiri. Bibiliya yera babyita icyo gitabo bakita kuva muri Bibiliya yera, hanyuma muri Bibiliya ntagatifu bakacyita iyimuka Misiri. Verse 4. These are your gods, Israel, Gasoma umutwe wa 32 umurongo wa 4. who brought you up out of Egypt, not Yahweh. Isiraheli ninde wakuvanye muri Egiputa? Ntabwo ari yawe. This lifeless idol
was their new savior. none iki kimasa wibumbiye urumva ari we mutabazi They throw a feast, they dance, barangije baranywa they barasinda rise up in revelry and perversion. namwe murabyumva ibyakurikiyeho Exodus chapter 30. byose mugende musoma ubundi mu gitabo cy'itangira umutwe wa 32 uhere ku murongo wa 6. It was idolatry. bari bari gusenga imana zibajwe But ibigirwamana more than that, it was betrayal of the deepest kind. ikirenze n'ibyo ngibyo bari bameze nk'aho God bagambaniye imana just giving laws on mu the gihe musa we yari akiri ku musozi hejuru imana iri kumuha amategeko yo kugira gute kugira ngo aze ahereze abantu b'imana a divine marriage, if you will, and while he was engraving love into stone, his people were cheating on him at the altar. we yari ameze nk'aho ari kugerageza kubunga n'imana ngo babe hafi y'imana This ariko bo bari bameze nk'abari guca inyuma y'imana Wasn't just sin, ibi ntabwo it byari was a cyagusa slap in the face of divine grace. bari bameze nk'abakubise urushyi mu maso And what h'imana happens next is icyakurikiyeho rero one of the most intense, nicyo kintu emotional, giteye ubwoba kurusha ibindi and theologically rich moments in the entire Bible. kubera ko muri bibiliya yose icyo gice nacyo kiri mu bice biteye ubwoba kandi The holy God must respond. While Moses is still on the mountain, igihe musa yari akiri kuri uwo musozi immersed in divine glory, a shift occurs in the conversation. nibwo ikiganiro yari ari kugirana n'imana It's cyahindutse the moment, not with celebration, but with apana guhinduka kubw'ibyiza heartbreak and holy anger. ahubwo wari umujinya w'imana Exodus chapter 32 verse 7. musome mu gitabo cy'itangira umutwe wa 32 umurongo wa 7 Then the Lord said to Moses, haranditse ngo imana irangije ibwira mose Go down, because your people whom you brought up out of Egypt ngo manuka ujye hasi kubera ko abantu bawe wavanye muri egiputa have become corrupt. bamaze kwandura Notice something subtle yet powerful here. God doesn't call them my people. hano rero niho hantu hari akantu k'izingiro nshaka tugira ngo tukumvikaneho imana yabwiye mose ngo manuka hasi urebe abantu bawe wavanye muri egiputa imana ntabwo yavuze ngo abantu banjye ako kantu muri kukumva neza kandi ubundi turabizi ko ubwoko bwa Isirayeli ari ubwoko bw'Imana niyo Imana yajyaga kurwanira abanya-Isirayeli yaravugaga iti abantu banje ubwoko bwanjye ariko hano Imana imaze kurakara imaze kubona abantu bamaze kwiremera ibisa n'ibishushanyo bari kubisenga mu cyimbo cyo gusenga Imana yabwiye Mose iramubwira ngo manuka ugende hariya hasi urebe ibyo abantu bawe wavanye muri Egiputa bari gukora. He says your people. Yaravuze ngo abantu bawe yabwiye Musa ngo reba abantu bawe. This is not a disowning in the literal sense, but an expression of deep divine disappointment. Nagaruko Imana yari ihakanya abanya-Isirayeli ahubwo yari itunguwe n'ibyo bakoze. Imana yabavanye mu maboko ya Farawo ikabambutsa inyanja itukura ikabagaburira mani inzara yabishe ikabaha amazi bari mu butayu munsi Musa yakubitaga urutare akavamo amazi ibintu byose ariko abantu kugira ngo bashime kubera kudashima kwabo baragiye biremera igisa n'ikibumbye mu ishusho y'ikimasa batangira kukikubita imbere bakiramye. Imana rero yabaye nk'itengushwe. They're saying, look what your child did. God byari bimeze nkaho kwa kundi umugore n'umugabo bagira gutya bagashwana ukumva wenda nk'umugabo abwiye umugore we ngo ngaho reba umwana wawe ibyo yakoze dore umwana wawe. N'Imana niko yabwiye Musa iti ngaho reba abantu bawe wavanye muri Egiputa reba. Exodus chapter 32 verses 8 to 9. Some mu gitabo cyo kuva 32 umurongo wa 8 kugera ku murongo wa He 10. turned away. They have bowed down to the idol. Bari bateye Imana umugongo bunamiye ikigirwamana. People, they are stiff-necked. The term stiff-necked means obstinate, hakoreshejwemo ijambo rivuga ngo dore bambaye ubusa. rebellious, like a stubborn ox refusing to be steered. Then comes the thunderbolt. Ako kanya haza gukubita kw'inkuba. Exodus chapter 32 verse Byanditse mu kuva 10. Now leave me alone so that my anger may burn against them, hanyuma Imana ibwira Mose ngo mve imbere umujinya wanjye utaza gutwika and that I abantu may destroy them. cyangwa se Then ngende I bari will make you into a great nation. genda nkuremereho ishyanga rishyashya. Did you catch that? God Ako kantu urakumvishije. isn't merely venting, he's giving Moses an offer. And Ahangaha Imana yari ibwiye Mose yari imuhaye offer cyangwa se yari imubwiye ikintu bagiye this kuganiraho. fruit, a promotion, Yari imubwiye iti abandi mbarimbure ariko we kuko wambereye umwizerwa nta ribi. wipe the Rero ndakurokora ndetse nzagushingiraho nubaka ikindi gihugu. slate clean, start fresh, Byari intangiriro nshyashya Moses yari abonye cyangwa se forget Musa the ungrateful multitude, avuye muri abo bantu up a badashaka. new people from Moses himself. Ku buryo Imana yari kuzamuremeraho abandi bantu bashyashya akagenda akabyara agakwira isi iki byose. Think about it. Bitekerezo After all Moses had endured, complaints, betrayal, nyuma ya byose Musa nawe yumvishije nk'aho agambaniwe. Agambaniwe n'abantu be yarwanyanye nabo yaturukije iryiriya. constantly no more stubbornness. Just Moses and God building a new, obedient nation. Nta bantu bazongera gufungana umutwe Imana, nta bantu bazongera kugirira guta Imana kuyigomera. Musa akagenda akitangirira ubwoko bwe bushya bwira bukamwumva.
But Moses doesn't flinch. He doesn't entertain the offer. ariko musi ibyo bintu yarabyanze ntiyigeze abishaka His own legacy. ntabwo yigeze ashaka kuzaba sekuruza w'amahanga Instead, he does something bold, ahubwo hano hantu yakoze ikintu kidasanzwe something radical, ikintu utapfa gutekereza ngo yumvishe something that shifts the course of history. ikintu cyahinduye byinshi mu mateka uko tuyazi Moses steps between a holy God and a sinful people. musa yitambitse hagati y'imana yarakaye n'abantu bacumuriye imana yarakariye And says, no, arangije abwira imana ngo hoya arabyanga this is the turning point. aha niho biducangira Moses rero doesn't run. He doesn't shrink back. musa ntiyigeze yirukanka ntiyigeze asubira inyuma He doesn't yaraje ahagarara imbere y'imana say, do as you will, Lord. nta nubwo yigeze abwira imana ngo bikora uko ubishaka oya Instead, he intercedes. yarabyanze arabivanga Exodus chapter 32 verse 11. niba mugira ngo ndababeshya mugende musome mu gitabo cyo kuva 32 muhere ku mutwe wa 11 mugende muhasome But Moses sought the favor of the Lord his God. The Hebrew here is profound. It implies that Moses begged for grace, pleaded for mercy, wrestled for the soul of a nation. ahangaha mu nzandiko mu bitabo bimwe na bimwe by'abaheburayo niho bundi habisobanura neza ngo musa yaji imbere y'imana ayikubita imbere yubamye ndetse atakatakamba asengera ubwoko bwe This is not casual prayer. ntabwo ryari isengesho risanzwe ako kanya yari agiye This gusenga man contending with the Creator on behalf of the guilty. And how does Moses plead? He imana yo yari yahemukiwe abantu bamaze kwitera umugongo ndetse abantu bari abanyabyaha pe ariko musa yarabyanze n'umujinya bwinshi kuko yari abizi yuko imana ishobora kuza kubarimbura urumva says, why should your anger burn against your people, arangije abwira imana ati ni ukubera icyo umujinya wawe watuma utwika whom abantu bawe brought out of Egypt with great power and a mighty hand? abantu wivaniye mu egiputa ukabavanayo n'ikiganza cyawe Did you catch that? ako kantu murakumvishije musa yabwiye imana God had just said your people to Moses. imana bwa mbere yari yabwiye musa ngo abo bantu bawe ako kantu ndakeka twakavuze mwakumvishije Now Moses turns it back. No, musa rero nawe agiye gusenga ntabwo yavuze ngo abantu banje oya Lord, these are your people. yabwiye imana ati aba ni abantu bawe wa mana we ntabwo ari abantu banje aba ni abantu bawe wibita banje You brought them out. You we wabavanye muri egiputa redeemed them. They're still we yours. wabatabaye kandi na rubu baracyari abantu bawe Goes a step further. hanyuma moses akomeza ahubwo gutera intambwe mu isengesho Exodus chapter ukomeje tugasoma ubundi mu gitabo cyo kuva 32 umutwe wa 10 igitabo cyo kuva umutwe wa 12 umurongo wa 12 ukomeza Why should the Egyptians say it was with evil intent that he brought them out to kill them in the mountains? niki cyatumye abanya Egiputa bavuga ngo iriya mana yabo yabavanye hano singa ijye kubicira mu butayu In other words, byabo what will the world think? What will the nations say about ese wa mana abantu bazatekereza iki si yose izatekereza iki ko wavanye abantu muri Egiputa ngo uze kubicira hano your name? Will they mock your mercy? Will wa mana abantu bazasebya izina ryawe they doubt your goodness? ndetse abantu bazatangira gushidikanya ku bwiza bwawe uvuga ufite Then Moses anchors his prayer in covenant history. hanyuma Moses arakomeza arasenga Chapter 32. ukomeje ugasoma mu itangiro 32:13 ukomeza kugenda ubyumva Your neza servants Abraham, Isaac, and Israel to arangije Moses abwira Imana ati uribuka umugaragu wawe Aburahamu Isaka ndetse na Isiraheli ubwo ni Yakobo n'ubundi Yakobo niwe waje guhinduka Isiraheli ibyo byo murabizi whom you swore by your shaka nabyo kuzabibasobanura mwe mukore subscribe ubundi content zigiye kujya zimeneka mango nijoro nta ribika own self, not just a vague reminder, but a callback to a sworn oath. In the ancient world, to whom you verse 13. Remember your servants Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self, ati wowe ubwawe Mana warirahiriye not just a vague reminder, but a callback to a sworn oath. In the warirahiriye ngo uri Imana itazigera yisubira ndetse uri Imana itazarenga ku isezerano yahaye umuntu ancient world, to swear by your own self was the highest form of promise. ibi ngibi byagaragazaga Imana yirahira kandi itajya God yivuguruza done that in Genesis chapter 22 verse 16. ugiye ugasoma ubundi mu gitabo cy'itangiriro umutwe wa 22:16 niho Imana yabwiye Aburahamu When he told Abraham, by myself I have sworn. ati ngenda kurahiriye Moses isn't twisting God's arm. He's hano rero Musa ntago yari ameze nk'umuntu uri kuvuguruza Imana oya holding on to God's character, his ahubwo yari ameze nk'umuntu uri kwibutsa Imana word and his glory. amagambo yayo ndetse ko Imana ubwayo yigirira
ubu ndabyita gute mu kinyarwanda hari ibintu tuba tutafite mu kinyarwanda amagambo mujye mwihangana tugendane gakeya doesn't appeal to emotion, he appeals to covenant, to ntago Moses hano yabivanzemo amarangamutima God's own name. ahubwo we yabwiye Imana ati Mana umenye ko ari izina ryawe niharamuka hagira ikintu kiba kuri bariya Abayisiraheli isi yose izakumwaza kandi izavuga iti Mana wavanye abantu mu Egiputa suje kubicira mu butayu iyo barekerano bagakomeza bakibera bacakara bacu cyangwa iki To the unfolding story of redemption, and in doing so Moses akimara kuvuga gutyo rero reflects something much deeper than leadership. hano Moses yarakoze ikintu kirenze kuyobora ubwo bwoko bwa Isiraheli oya He reflects the heart of a mediator, one ahubwo yarameze nkaho yongeye kunga Abanyayisiraheli n'Imana yabo mu who mutima stands between justice and mercy, ndetse yarameze nk'umuntu uhagaze hagati y'ubutabera n'imbabazi between sin and salvation, yarameze nk'umuntu uhagaze hagati y'icyaha n'agakiza holy God and a fallen people. ameze nk'umuntu uhagaze hagati y'Imana ntagatifu ndetse n'abantu bateshutse Chapter 32 verse genda usome mu kuva 32:14 ukomeze uzamuka hejuru readers in ndaje dukomeze rero nta gutinda mu nzira akantu ku kandi ubundi twirire sho iyi ari part 1 ndaje tuzakomeze na part 2 cyangwa ndaje dukomeze nayo mu kanya ubundi dukomeze twirire sho akantu ku kandi sibyo